Ako sibyo ndakubwira kuva ryari yuko ibintu urimo gutekereza atari byo. Ese niba dukundanye iyi myaka yose nimubwo ngo ibintu urimo gutekereza ntabwo ari byo, wambaye ukareka kurira. Ndakwinginze reka kurira. Okay. Ibintu urimo gutekereza ntabwo ari byo. Ni gute utekereza ko ngo ntabwo ari byo kandi nicyo ntiboneye? Uriya mukobwa okay reka mbyemere ko kuva igihe tubonana rimwe na rimwe mukumva neza, ariko ntabwo mbonana nawe ngo tugamije tumbonana nawe kuko tuziranye. Ntabwo mbonana nawe ngamije iki, kandi ntabwo ndi hano mbonana nabigizanye. Chris, nta kintu wanyumvisha muri kano kanya, nta kintu kimwe wanyumvisha ngo nyumve. Yego nta kintu ndi bukumvishe kuko muri aka kanya urimo kurira uranababaye, ariko ni muri nkunda basi nyuma. Numva iki ntabonye. Akoze ikosa urimo gukora, urimo kunshinja ko nasuranye n'ex wanjye. Sikira nkunda so much. No you don't. Ntabwo nkunda. Nkunda ntabwo wakankora biriya bintu. Ex wambwiye ngo iki? Wambwiye ko ataki mu buzima bwawe ari njye nawe. Wambwiye ko mwatandukanye na ex wawe. Kuki mukomeje kurukana? Nabigusobanuriye sibyo? Ntabwo ngurukana nawe, sinanakora iryo kosa. Niki ntabona? Nicyo utanyereka? Nabigusobanuriye nshi wanjye, ndagukunda. Okay. Ntabwo nkunda w'imbeshya. Ntabwo nkunda kwiza kuba nkunda. Ntabwo wakabaye ukiri gukukana n'uwo mukobwa. Basi ko nimba uko mbonana nawe cyangwa uko mvugana nawe nimba mbona bikubangamiye nanabihagarika. Mbona bimbangamiye. Chris. Yego. Aka gahinda mfite. Nuko nishimiye kuba uri kumwe n'uriya mukobwa. Ntabwo nanjye nshaka kugira agahinda. Uriya mukobwa rero namuvana mu buzima bwanjye. Niki nakora? Uriya mukobwa namuvana mu buzima bwanjye burundu. Ndamuvanamo. Ntabwo nkunda. Sibyo? Ntabwo nkunda. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Kuko imyaka tumaranye ntago uriya mukobwa ushaka umuntu natandukanye mu myaka nawe irenga ingahe niwe nasurana nawe. Ese na mara mubabaza. Shirangiye uri mwiza, sibyo? Ndagukunda. Ntabwo ko nimo kujyanye n'uwo ex wanjye. Ntabwo byashoboka. Biza kuba nkunda. Serana ko tari kumbwira amakuru hano wari waragiye mba ndabona fresheri zirakwishe. Ndiko inoti zari zihari ahantu waruri. Gusa hari hameze neza. Ntabwo rwose biragaragara kureba ndabona amabishu gusa ahantu hose. Vanessa nayo yumva mbere cyo mukundi bahora umva fresheri zarakwishe. Subize se ngomba kujya ku cyangwe zibarire kuryo n'umuntu wese uzajya mbona azajya abona ko ndi ku cyangwe. Kagasoko se ko ndi kubona aragasirimu we. Ariko nawe arakeye. Nise uvuga ngo ndakeye wona nkeye. Yego cyane. Abona akagakrima gahari nyine ariko kamende nyine gatuma nyine nsa neza nta birenze ntabwo nakuruta nawe urabizi. Vale laye ndakuzi ntijya wiburira. None se ahubwo ko tari ku mafaranga. Ku mafaranga se? Mva tugomba gusoka tukayagwera. Nicyo kintu gukora. Sibese. Uyu munsi umuntu turasohokera mu kaye kabarira umuntu akaye kagezweho muri uyu mujyi. Nimba turajya he? Mvuzanye faranga no kujya ahantu hasirimutse none nabyo byo kuvuga ngo turajya ahantu hafeke. Turarya tugataha ubwinda zuze. Ifi gusa ifiriti. Ahubwo se nari nibagiye kukubaza. Kutambwira amakuru ya Cenko bimeze bite ko utari kumbwira? Akaraye n'ujya wiburira. Wizubaza wawe. Bimeze bite amakuru? Aha ahubwo se Vale, urabizi yewe turi inshuti kandi cyane.
urabizi ko nta kintu nyine naguhisha ibintu byanjye byose uba ubizi tuganira ariko kakubwire kano kantu kumbona sibisibenda ko baratandukanye se ariko ikintu gihari ndumva nshaka gusubirana na Chris tumara wagira ikagusa ko ariko ubundi ugira ubwenge ubwo se cyafite umwanya wo gusubirana n'aba ex nakuri ndumva nshaka Chris ariko banza amafaranga kuye hari ahantu ari ariko kongoza umva uriya mutipe ugiye kumwangiritsa mbwira ikintu ugiye kwangira cenko ku buryo wahita uvuga ngo ugiye gusubirana na ex Chris ndamukunda ariko bizere ko uri kurota ntabwo ndi kurota bane Chris se ahubwo reka mubaze urabizi wowe ko agukunda se ahubwo Chris ankunda kubi nta nubwo yaba atanamfite arankunda ubu se hashize igihe kingana iki ukundana n'uriya mutipe ubu Chris yarakikwitayeho yarakikurindiriye ariko muko wabanza ugashyiramo akenge muri icyo bintu utangiye kujyamo bareka nkubwire nubwo Chris afite umukunzi bakundana ariko ngenda ndabizi ko yagiye kumukunda ariko Chris yarankundaga kandi ndabizi noneho uretse tugiye gusubirana urebe arahita ankunda ndumva ndi kuguseka sindi kubona mbese ndumva ntazi ukuntu ndi kugufata muri aka kanya kubashya noneho webe iki ntabyo nanyweye ahubwo niwo umva nyumvira ngo ugiye gusubirana na ex ubwo se ex wawe wumva akikwitayeho ra mani nyamara atekereza nareka nkubwire tekereza kabi cenko mani yagukundaga ngenda bizi njya mbona stati zawe kuntu ahora yagupostinze aba yagusingiza yakuvuza ibisigo n'imivugo ntavuga ukuntu imeze Chris reka ikiganiro tukireke ntabwo ndi muri mude y'amagambo yo kurumika rukanza okay ndiba kubona ibintu urimo kuvuga koko bikubangamiye basi noneho basi nyumva ndabireka okay ndabireka urabireka se ubona ko mutakiri kumwe arabizi ko tutakiri kumwe ibyo ngibyo agomba no kubimenya arabizi ko nkukunda narabimubwiye inshuro nyinshi niyo muye nawe inshuro mvuga ko nkukunda ni nyinshi na amagambo mvugana nawe 90 80 yose abone ko nkundana n'umuntu nkundana nawe Chris nuko naguhaye umwanya ngo tuvugane nuko nkigukunda Emeline nawe ndagukunda sibyo nafashe umwanzuro wo kubifata naguhabifa kandi ubona ari by'amahoro n'ukuri ntabwo byaguha amahoro kandi nakurekana nawe mugakomezanya inzira batangiye ntabwo Chris ndagukunda iyo mbona gukunda ntabwo nafite kano gahinda bakugukura umutima wanjye gushebuka Chris wanjye okay have ndagukunda n'umutima wanjye wose ubyumva ubishyira mu mutima wawe ubishyira no mu bwenge bwawe mukunda wese wowe Emeline rano ntabwo mukunda sinshobora no kongera kumukunda ibyanjye nawe byararangiye nimba nibyo byakubangamiraga nabyo ndaje mbivane mu nzira bigenda birambangamira pe okay birambangamira okay makanya rero ibyo ngibyo ubireke ntabwo nshaka kubona undi muntu atari njyewe yego Chris ndagukunda ndagukunda ndakwinginze ko gishoboka cyose sinzongera kubona n'umukobwa ndakwinginze niba bakunda ntukubingishe wanjye sinshobora gusubirana n'ex ntabwo bishoboka bajya bavuga ngo ibiryo wahaze ntabwo bakongera kubitamiraho okay kandi buri ibiryo byanjye nazigira amaga mu buzima bwanjye kama urabunda Shimukamuzi pe ariko bibaza reba ukuntu uteye reba ukuntu uteye reba ukuntu umeze reba ukuntu useka reba ukuntu ufite igikari cyiza warangiza ukajya kwigeranya n'uriya nose ku cyumba wandiza ku cyumba wandiza ntabwo nzongera si ko nagenda nakunda yuko warira wenda amaso yakaba umweru cyane gusa ariko wanjye wose ko mukunda cyane ngaho rero utaha sibyo njye n'ubwo ndaza gukorera
Arashaka guseka. ndaza kukureba mu kanya. Promise. Yeah, promise. Akongera kwamubera rimwe. Vale, nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze. Gusa icyo nakubwira, Ceko yankundaga cyane. Nta kintu nigeze mubonana turi kumwe. Pfa kumuhamagara gusa. Nubwo yaba ari mu nama yahitaga yitaba. Ikintu cyose mubwiye, ikibazo cyanjye cyose mubwiye akacyumva, pfa kugira akabazo yahitaga nsanga mu rugo. Akambaza ngo ameze bite, yari umwana mwiza, yarankundaga. Ntago nanjye sinzi ukuntu umeze pe. Ndumva ntazi ukuntu umeze, kumva ko ndi gukunda Chris. Nangereka mubwiye ibyo byose uri kuvuga umva ndumva ari ubusa imbere yanjye mwese kubizi neza ko Cenko yagukundaga. Niba ubizi neza ni iki guteye kumureka ukaba ugiye kwirukirira ngegera ngo ni Chris haya ngo ni umu ex wawe. Vanessa wanjye mbese ndi kuvuga ko nanjye ntazi ukuntu biri kugenda. Ndumva uri kumbabaza. Cenko aragukunda njye ndeba statize yo kunirirwa yakudara cyane hose rana umva waramusajije ariko we nturi kubiha agaciro ko Chris ntabwo ari kutabiha agaciro ariko hanze hari yarakuroze. Vale, icyo ndi kukubwira uyu ntabwo mbizi nanjye uko uri kumbona uko uri kunyumva ariko ndi kwisanga. Sinzi impamvu ndi gukunda Chris cyane, nubwo Chris afite umukunzi bari gukundana ariko Chris ni ukuri sinzi impamvu ari kunza mu mutwe wanjye, wumva umutima wanjye uramushaka, wumva ndi kumukunda cyane. Ubivuze neza rero, ubivuze neza ko Chris afite iki, afite umukunzi. Uri kwiruka he inyuma y'umuyaga. Sevani wagiye uyumva ko umva hamva mubwire rero nana ngereka mubwiye n'inshuti yawe kandi nta kintu nakubwira cyo kugushuka cyangwa kukubeshya. Umva ndakubujije sigaho reka ubwo bushinzi n'ubwo bushyomotsi ukundura mutipe wareka kwiruka nyuma y'umuyaga kuri Chris, nyamara bizakurushya ugiye inama n'inshuti yawe n'udashaka kubyumva. Ntuzangaruka undiraho ibintu byose simbikubwiye, ndakubujije wanze kunyumva, ntuzangaruka undiraho. Vale, nafashe umwanzuro kandi ndi mukuru. Ibyo birakureba. Niba amakuru yakahise ubu yamenya gute mani bro? Amakuru yakahise igura nikara ikintu nibaza iyo ndaya bari bayibomuye nyine bamubomuye baburiye kumwishyura wembire story nyine bayibomuye kumva ishaka kurya menshi barayikomagora. Ari ukuntu ikibazo kizana akinjira mu nzu akibona agafirigo akibona agateleviziyo niyo mwavuganye gitanu ntaritasi ngura amakenzi urayafite se mwayanywereye cyane izi ase cyoko reka mubaze cyana cyawe ngo nizo bitumira n'amata umuntu isoma guzi ibintu nyibukije mwana washwaye imeze bite manirana ni ikigoryi mwana mvuye buryo na mukobwa twari tumaranye dura wese yego n'igihe cyose twari tumaranye sinigeze mbona yitwara nk'uko nsigaye mbona yitwara mwana subu byateye n'iki cyangwa afite abandi ku ruhande yagake gukunda nabwo byabyiza ibintu byarana tutabivuzeho kabisa. Umva ari hatari kabisa, umva ari hatari. Bana telefone ye ntikiva ku gutwi buri kanya bari waiting call guhera twamenyana bitangiye ejo bundi. Rana iyo turi kumwe sinza gahunda numva bari kunyibwirishwa ngaha bampereza amakuru bambwira sinza gahunda bari kuvuga mani Rana ntabwo mbizi niba ari iki kintu nzakora niba ari iki nese ubwo urukumva utaragiye ku gatebe k'abasimbura ariko cyazereka mu bwiza ukuri ariko hano hanze hari ibyana byinshi washaka ikindi cyane mugakomezamo.
ibintu byo gushaka ibindi byana ntabwo ari cyo kintu ngiye mba nitaye kumva kubera ko Rana ari kumbabaza muri iyi minsi pe. Rana igihe cyose twari tumaranye sinigeze mbona ari kwitwara nk'ukuntu ari kwitwara man. Ntabwo mbizi niba ashaka kunkatira cyangwa hari ikindi wenda ashaka. Okay. Niba ari amafaranga narayamuhaye man. Sha sinzi ntawamenya kabisa ko ndabona gukomanga ajya kureba ndebe mandasha. Hey baby, how are you? Hi. So, nuse kuva ry'indozo ukagarukira no ku muryango. Let's get inside. No. It's in bed. Tushinde mu rugo njyanye n'abantu naho ndi muntu. Wapi ndaguma hano. Okay. Base makuru meze neza. Makuru ni mabi. Asalamu. Ikintu cyari kinzanye hano. Hey wait. Nje uhamagaye mwibona se? Cyane. Biragutunguye se? Wow. Nize kuva ryari? Kanongeye cyo. Hey. Ikintu cyari kinzanye hano. Ndumva watega amatwi nkakikubwira. Okay. Ikintu cya mbere nje kukubwira nuko numva gukundana nawe ntakibishaka. No way. Umva twaba tubihagaritse. Uvuze ngo iki? Umva twaba duhagaritse urukundo rwanjye nawe. Ako noneho sinzi maybe ko hari ibintu wanyweye. Ntacyo nawe sanzwe se. Gambere wait. Bwa mbere mumagaye mu izina ryanjye. Bwa kabiri kuva ryari ibyo bitekerezo byaje bite byaturutse he? Umva nsigaye mfite undi muntu arwaye umutima kabisa. This baby why? Ko ntakiri type yanjye. Kubera na mbere narabibona. Utangira uri kwitwara nabi, uri kwitwara ukuntu nkakubwira ko ibi bintu ntari kubikunda still nkabona nta kintu na kimwe uri guhindura. Buri wese akakubaza. Buri wese afite amahirwe yo kuba yakunda uwo ashaka. Ubwo rero mbakubwiye ko njyewe ntagishaka gukundana nawe. Gukeka nta n'ikibazo kirimo. Kakubwira urabizi ko nagukundaga. Kandi nta n'umunsi ntigeze ntagukunda. Umunsi wose naragukundaga igihe cyose twari tumaranye. Ariko bibaye ngombwa ko ntagikomezanya nawe tukaba duhagaritse. Serana. Karama. Hari ikintu na kimwe ntaguhaye. Hari ikintu na kimwe se nigeze mukorera. Niso umuhungu wundi wabonye ndufike. Nicyo afite ntafite. Niki kintu gukorera njye ntashobora kugukorera. Ni ibihe byiza byose twabanye n'Imana. Wa mukobwa uri umwe mu bakobwa nabwiye ko uri umukobwa w'inzozi zanjye. Wanyibagije abandi bakobwa bose. Ariko ibi bintu uri kumbwira ko bikoroheye kubimbwira ndekura. Kandi ibyo ndi kukubwira byose. Ndekura Rana. Nonse ajya mbigenze nuko. Nisi urashaka gukora ikindi? Uri ushaka kwisubira ukambwira ngo byari urimo ari muri plan. Uri ushaka kumbwira ngo byari urimo ntabwo ugeze bitekerezaho neza. Ibyo ushaka gukora se biraza gusubiza iyo n'ibindi usigaye ukunda. Ase abakobwa ni ukubera iki? Uko iki muduhereza agaciro abantu bakunda Imana. Ubuze abakobwa bose umuntu azirengagiza. Ese wanyumvise? Okay. Wabonye icyo washakaga wawe? Ntabwo binyoroheye nanjye ariko ndumva twaba duhagarikiye hano.
kandi ntabwo kuba nkubwo ngo tube tubahagaritse ariko ntagukundaga ariko ariyo biba ngombwa ko dukunda abantu haranagabanya utugambo twawe tw'uburyarya ntabwo ari uko utankundaga umuntu ukunda ntabwo wifuza kumubona ababaye sibyo kubwira ngo ndakora umuntu ukunda uza ubyuka uza kumutera mu rugo uje kumutera agahinda gusa ibyo bintu mbwiye byari kurutwa no kugenda ukabyihorera ugakuraho telefone yawe ntabwo ushaka kubura sinzigera n'umukubona ayo magambo mbwiye ntabwo anyoroheye kumva habe na gatoya ndabyumva ndakwinginze reka gukomeza tubyo ariko nanjye nta kundi kuntu nabigenza Rana Karoli if you don't want to stay with me get out of my eyes get the fuck out of my home go I don't want to see you again go okay nari Rana ndakwinginze sero no ubaye kurya guhobera ukansubiza inyuma kuki umpamagara ari kugeza hanga so ubona nawe ukumbuye nawe ukumbuye cyane nshaka kuza kandi dukuri guhobera ukanga amuri okay gutya Rana reka mubwire sibyo ibihe byanjye nawe byaratambutse byararangiye ukanya urimo gushaka kunezeza n'umukunzi wawe nabona kubyumva neza secret ese ningo gusa nzanga navuga ko urimo gukora icyanga so nawe ukunda Rana waranyanze waragiye nawe ukunda kare waranyanze nanjye ndakwanga waragiye shatse kuvuga ko wanyanditse nawe ndakiye nkunda ariko wari ufite undi muhungu mukunda usigaye mukunda nanjye ufite undi mukobwa dukunda urashaka iki nshaka ko twajya ushaka tugakora kunyuranya n'umuntu nkundana nawe ntabwo mbatera ushaka kunyuranya n'umuntu nkundana nawe nagomba kubyumva neza kandi ntabwo uri buze gukunda si wagenda Emeline mukunda n'umutima wanjye wose ndimo kumva neza mukunda birishije uko nagukundaga yego uko byumvishe nuko nko mbivuze rero ntabwo wigeze nkunda naragukunze n'umutima wanjye wose okay none ariko byararangiye umutima wanjye wose nawuhaye Emeline nagomba kumva neza ntabwo wakongera ukankunda se kuba ufite nanjye mufite musijye kungira imodoka ku buryo umwe yicara ku ruhande undi akicara ku ruhande yingira umutima umwe kiri ukuri akibaza ibaze ngize gutya nasubirana n'umu ex wanjye numva ibyo bishoboka mbese ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ku bandi bahungu batiha agaciro ni ibintu bisanzwe ku bandi bahungu batiha agaciro ngiye ntabwo nasubirana n'umuntu wamvuyeho andeba yanjye akajya gukundana n'undi muntu ibyakujyanye se bivuga ko bitagihari ese basi buri ntabwo wambwira rero ko nakwitaho kandi ntako nagiraga gusa nyine ni igiki urimo kubura ahandi hantu gituma ugaruka hano ubundi ngira ngo ndebe ko ndi kumwe n'umukobwa wanyuzwe n'ukuntu umeze amfata uko ameze arabyakira arabikunda urumva ntabwo ngiye nshobora gusubirana nawe waritse do you kumba understand me boreke kumba do you understand me uzunguza uwo mutwe sibyo ntabwo nshaka kubyumva okay uzi ko ari biza gutuma noneho no kuvugana nawe nzabivanaho
oya ibintu byinshi uko inshuti nabyo bigahita uzi birangira ko ndi kuryama bikananira jya uhamagara umuntu mukundana umubwire yuko byakunaniye agushakire nk'agapenikira utuntu n'utwo ngutwo akubwira utugambo twiza twa tundi wambwiraga yuko nakubwiraga twambwiye ni ukuri kuryama byananiye niyo mpamvu naje kukureba ntabwo arampamagaye halo yego ndakumva meze neza meze neza ya shiri wanjye nawe nagukumbuye ariko si usuvuye ngaha mu kanya ubwo ndi kumva ndashaka kubona kano kanya ushaka kugaruka kuza ko ndeba yego ntabwo nabikwangira urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose nta n'undi mukobwa ushobora kugusimbura ndagukunda kandi ndabizi shira wanjye ndabizi rero igihe cyose nutanyumva mari ku bwawe nta kibazo seza mureze nagukumbuye gwini urakoze gukunda sawa uraguma aho ngaho se niwe ubwe bumuze ntabwo ari ibingibi mukoze si gutuma umutima wanjye ntabwo ari ibingibi mukoze rana ntuzifuze kuzasubira ahantu wavuye uhareba umutwe numva gukingura ntabwo bishoboka naragukundaga byararangiye okay oshiri uraje susha sava nagize umushyitsi utahise agenda se simbizi sheri hano ko ibyo nakubwira ibintu byose mbikoze neza ndatekereza ko atazigira agaruka kundeba nizere ko udasukuye mu nzira n'umuranzi iri gukunda sheri naje kukureba ahubwo ugarutse hano gukora iki naje kukureba ubuze abandi bantu icyo kureba se mbere yo kuza kundeba sheri wanyumva naje kukureba hari icyo nshaka nitwa Chenko please nitwa sheri nitwa Chenko vuga vuba mfite byinshi byo gukora imbere hano naje kugusaba imbabazi nta kindi cyari kikuza naje kugusaba imbabazi ndacyagukunda uribuka neza ibintu nakubwiye urabyibuka nakubwiye ko nashaka kongera kukubona mu maso yanjye uri kubyibuka urimo urabyibuka ariko ndagukunda kandi musabye imbabazi nanjye sinzi ukuntu byari byagenze urongera kunkoraho nuko nubaye igitsina gore sheri uko umfata gutya nuko nubaye igitsina gore nk'ubu nawe nakabaye nagukanjakanje agaciro sheri waze kumfata gutya nzira mu rugo kugira ngo ujye gukunda abo basore bashaka gukunda sheri mbara ndakwinginze sibyo nibwo ndacyagukunda kandi umbabare nanjye ntabwo nzi uko byagenze ese mubaze ikintu kimwe sheri wanyuma mubaze ikintu kimwe uransubiza wabakorwa b'iki gihe musigaye musinda ibiki nawe ntabwo nzi icyo ari cyamufashe mu masaha abiri aciye uvuye hano umbwira ngo cyo sheri nawe ntabwo nzi ikintu cyari cyamufashe ndakwinginze nyumva kandi noneho reka mubwize ukuri sibyo ndagukunda pe ntabwo mu masaha abiri yonyine atambutse ibintu byose byaba bihagaze ariko ndi umugabo nzi kwihagararaho niyo byansaho ukwezi kumwe 2 3 imyaka 100 nzarwana nabyo ariko ntwibagirwe oya ndakwinginze imbere wa shitani kazi ndakwinginze
bebe ndakwinginze sibyo nukuri ndacyagukunda kandi ndagukunda cyane sheri wanyumvishe ndekura please bebe wanyumvishe anjye ibyo nibyo nari ndi kukubwira mu kanya udashaka kumva uri mu birere wigize ingurutsi cyane sibyo nari ndi kukubwira mu kanya sibyo nakubajije sinakubwira ngo ibintu ukumvira wabitekereje ntabwo ikintu cyane ndakwinginze wansubije ngo ibyo ukumvira wabitekereje wabifashe n'umwanzuro bebe wanyumvishe nimbara kabiri nyukubona hano ndagutwika basi nkora iki ndakwinginze mbwira ikintu nkora uzi ikintu cyonyine wakora ukamfasha mva mu bwiresha wanjye uzi ikintu cyonyine wakora ukamfasha mva mu maso uve hano sinzongere kukubona mu maso ntabwo nabona gufite n'ukuri ndakwinginze sheri wambabariye ko sinyicire hano ariko bamugende ndababaye ndagukubita nukomeza kumfata gutya uva hano ugende nta kintu kimwe ntakoze mana nta kintu kimwe ntaguhaye Nasubira nabasha kubona gufite ndakwinginze n'ukuri ndakwinginze ntabwo wabasha kuba utamfite n'ubwirabura nawe ndagufite mbabari udatuma nkora ikintu kibi sheri wakumvishe ko ari satani wari wanteye aho ugenda ugumane na satani wawe bebe wanyumvishe ukumva ko nari ntabwo mbizi gusa byanjemo uburyo gusa ariko ndakwinginze sibyo ni satani wanyoheje n'ukuri ndakwinginze ongera unkunda sibyo ntabwo naba undi muntu umeze nkawe n'ukuri wowe wari wabonye abaye iki ako kanya wari wabonye bigenze gute bebe ndakwinginze wanyumvishe ngaho vana ugende sheri wanze kunyumva wakigikoze uratinyuka ukambwira gutyo hita uyarya vuba yarye vuba irya se vuba toragura urya wakigoryo ngo ntabwo uzayamesa yafata urye siko wasaze bakayisongera ariko no kwangirika hasi nayagutamika ukayirya wakigoryo siko uri umusazi Emerine iki gikorwa igenda ndi kugihamagara ntabwo kiba cyumva Emerine se nta matwi ufite yo kumva ko ndi kuguhamagara ve hano bimeze bite aya makariso kutayameshe amakariso ngiye nyamesa amaze iminsi ngahe hano kariso zanye n'iz'umugabo wanjye kuki utari kuzimese bimeze bite ako mabusha ngiye nakwiye ko nazongera kumesa amakariso rwose kariso yawe kariso z'umugabo wawe ngo iki subiramo twumve ntabwo nzongera kumesa amakariso subiramo nongeye numve mabusha ntabwo nzongera kumesa amakariso ngiye ibintu ndanabirambiwe ariko nizere ko bigucitse bitakuvuye mu mutwe wawe ako njyewe ibaze gufata ikariso umwenda w'imbere njyewe nkajya kumva mu byanzanye ngiye ibyo ngibyo ntabwo birimo rwose umva nkubwire ufite kumesa aya makariso ukamesa iyi boxer y'umugabo wanjye ukamesa n'amakariso yanjye wumvise nicyo cyakuzanye cyangwa kwirukana usubire mu cyari wanyu ntabwo ushaka twubahane ndakubaha rwose pe ariko ntabwo namesa amakariso yawe n'umugabo wawe azi ko utangiye no kuntinyuka uri kumva ugiyemo nta sano ufite ntunyumve nabi pe ntabwo ari ugutinyuka ariko ntabwo nakomeza kumesa Imana yanjye Tereza wenda pfe nono utangiye kuntinyuka nta sano ufite uri kuvuga nanjye ndi kuvuga urabyemera kuvuga njye uri kunsubiza aya makariso amaze iminsi 2 mu kadobo utari kwiyabona urana dutangiye kuzana umwumbo kucyamesha ibindi andi n'uyamese Emerine uri kigo gibingana iki nagakanga kariko kazaye kakuzanye no kumesa amakariso se karimo nyine none se kuki wamesha ibindi ukayareka nusanzwe yamesa se ubwo warengereye kikoza ndumiwe ndavuze ngo ugomba kujya uyamesa ugahera ayo niyo namba yako kanya kahita nyizana ugahita uyimesa ntaba ari n'agasuzuguro uribuka ko izo namesheje ubundi zari zirimo imihango njye ntabwo nzakujya nkomeza gukora mu maraso ya ngo iki nashaka zabe harimo amabyi umvise nashaka zabe harimo amabyi umvise uzajya uyamesa uyamesa Vane
ibyo ngibyo nyine nibyo naguhamagariye. Umugore arimo kunanira pe. Ibaze ko nawe no gusasa uburiri turyamo hari igihe njye nasanga ntabwo uburiri busashe. Nkibaza ngo twakundanye mbona nyine ari igihe bizakunda mba wenda ni ubutasi bw'umukobwa namara kubaka azamenya ubwenge, ariko birimo kwanga pe, birimo kwanga kandi nyine abizi ndamukunda nyine n'ubundi nemeranyije kubana nawe mu bibi no mu byiza, ariko se umuntu ntabwo ahinduka. Ese ubona kuko nemere nzabane n'umuntu ubuzima bwanjye bwose n'igihe nazi nzapfira mbane n'umuntu udashobora gukora n'ikintu n'iki na kimwe mu rugo? ndi kubyumva biragoranye biriya bintu. Rana ni ibintu nyine nari nzi ko azareka namara kuba umugore. Nyine urumva twajya tubona mu rugo nyine abyikora, ntabwo nyine bintunguye cyane, byantunguye kuko nari nzi ko azabireka, ariko n'ubundi no mu rugo majyaga yumubwira aho ese mwana wanjye kuko gutya witwara uramutse ugize urugo byagenda gute? Tukajya ngo nuko ari bucura se cyangwa nyine ni ubutese mugane wawe, ariko kumvaga nawe umugore bizashira. Ariko noneho byandenze kuba adashobora no gusasa icyumba njyanamo. Shape usanga nyine utuntu hariya twandagaye ibintu nanjye urabizi ko abahungu twebwe tutagira amasuku wenda. Nyine tuba tuzi yuko umukobwa utuntu twe tuba tupanze turi ku murongo, uyu munsi ibintu biragenda gute, gusa umwana w'umukobwa utuntu twe turi ku murongo ntabwo yabijagare nk'ibyo. Ngiye rwose ntabwo namisa amakariso yanyu mama. Uvuze ngo iki? Emeri nawe uri kumbwira gutyo wakigikora uratinyuka ukambwira gutyo, hita uyarya vuba, yarye vuba, irya se vuba, toragura urye, wakigoryo ngo ntabwo uzayamesa, yafata urye siko wasaze. Akayisonge ariko no kwangirika hasi nayagutamika ukayirya wakigoryiwe, siko uri umusazi ngo ntabwo uzongera kuyamesa. Mukasanya umugabo wanjye atanapfa nabi. Sawa nyine. Skuri ikigoryi mu mutwe we, icyakuzanye ntabwo ukizi hano. Wambesire we, ikintu cyakukuye iwanyu mu cyaro ntabwo ukizi. Uba ugomba kuyamesa kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, niyo nkuyemo nubwo harimo imihango ivuye kwa mbere kugera kwa gatatu ukayimesa. We urarira nsurira iki? Uri kurira amata? Uri kurira amata? Hari igihe uba wahereye wanzajya imvugo ntansubiremo uvuge, nta jambo ufite kuri njyewe. Ako se mabuja, ibintu byose mba nabikoze ibishoboka byose. Ni iki ngiki umembye kumenaho amazi yavuye mu myenda yanyu y'imbere? Ni iki mba nakoze kubera ikiri umuhembo? Kubera ikiri umuhembo kuko tangira no kunyita umuhembo se? Ese kamubaze, waje hano uje gucagura akazi ukora cyangwa waje uje gukora akazi kose? Ntiwaje usaba akazi kose? Emeri, wantera umujinya ngiye ngahita gusubiza iwanyu mu cyaro ukajya guhinga, ukajya uragiye ari amatungo y'iwanyu, umvise? Cyangwa ukajya ujya kwiba iwanyu mu cyaro. Waje gucagura akazi hano ibyo ugakora kose kuko niko kakuzanye wa bicho. Kumana, ubu nibwo buzima wamitiyemo koko.
nyine nikavuye rwose ndabizi ko anyikundira ariko nyine hari igihe mbona nyine ko ibintu birimo kurengera ariyo mpamvu navuze ati se ntabwo nari guhamagara amabukwe sibyo ntabwo nari guhamagara mama wanyu njye kumubwira sibyo niyo mpamvu nanjye ntabwo mpamagaye nkahamagara na mukuru we kugira ngo mbikubwire basi wenda tumwicaze tumuganirize tumwumvishe yuko hari ibintu runaka simubwire ibintu byose dufite umukozi niyo wanashaka n'undi namuzana sibyo ariko nyine utuntu tumwe na runaka ngenda tasamutanga rwose nisasira namubaze se ko iki hadashashe niriwe ndyamye niriwe mburyamyemo n'iki ikindi amafaranga kuri konti avaho nyine yagiye kugura utu tuntu yaguze amavuta bimwe biranga aguza andi ayo nagerageje byanze hari utuntu nyine ntabwo mba nashaka yuko umugore wanjye asa neza ariko nyine hari igihe ibintu biba byarengereye sibyo yego ase neza ariko arabizi neza yuko ntabwo uri ndi mumushyira hariya ngo akore nagiye mugerageza namushyira ahantu akayicara akavuga yuko yarambiwe ngo akeneye kuba ari mu rugo rero nyine yuko dutahana sibyo tugatahana basi tugaca mu rugo ndemera naza no kugaruka mu kazi nyuma ya saa sita sibyo ariko dutahane basi tugende tumuganirize basi agire n'utuntu n'uwo twaba 3 cyangwa 2 abasha gukora mu rugo sibyo rero gusa nyine nka mukuru we ntabwo ngo yihangane ni nanjye birandenze ariko ko bizashira amara kubaka urugo oya bakundi kubyihanganira okay ndabizi ko bizashira nitumara kumuganiriza akazi nyamashini tugende then sibyo okay pfite Cheko. none reba ikintu kinunguye ntabwo uzi ko iyi myenda bayifurira mu gikari mwana aha Karibu. bimeze bite se Ni sawa akicare hano. wese uricara kuki Ndiranje kandi ku jerekani nta kibazo. okay none se kugufurira aha ngaha mwana none imyenda iri gufura nitangaje ndabona bizi ngo nyine imyenda niyo yanyu iri pembeni mwifurira ahantu ariko sinakwivanga mu byanyu none se amakuru y'akazi mwana yari Amakuru y'akazi nyine uko nguko kameze. mazi mwarabuze ko kubifura ndikure yandi kubona nazi Ugutera isoni. Uri gutekereza ko imyenda ndi kumesa ari yanjye. yandi Imyenda y'imbere uri kubona ni iy'amabusha na boss wanjye. Niko rwego agezeho. uwo ngo harimo amabogisi yasohoje isigaho okay byagenze gute kugeza kubafurira mwana Cheko. Kumva nangaha nabaye indushyi. Urugo naruruhiyemo sinzi nimba ibaze ko aya makariso ari mabusha wabyazaniye ngo nyamese ngo kuki mbanemeje indi myenda yose ngo si nyamese ngo akazi kanzuye ngo ntago nkazi Cheko ibaze ko amennye w'amazi reba ukuntu meze n'ikintu mise nibaza byo mwavuganye no kuzajya ufura imyenda y'imbere yabo nabyo birimo ko warabaye agacucu Cheko kakazi no wakanzanye mu byibuka yego sinarakubwiye uze gusinya kontra yo kujya ufura n'amakariso ndiye nakonza mu bucucu n'ubwo ngo nanjye reka
nzi agaciro kanjye niyo mpamvu nari nanabyanze twabitongana niho yahereye amenaho amazi nambwe niye sinshobora kumenya imyenda yawe y'imbere niya databuje ibaze umugore nimba ari umutesi nimba ari igiki n'umutesi agira ahantu agarukira agafata imyenda ye y'imbere ngo umukozi ayimese si n'ibyo byonyine ceko ibaze ko ari njyewe usasa icyumba cyabo amashuka yabo bakoremo ibyo ntazi byose ari njyewe uyamesa usibye no kwimesa gutyo ubu ngubu ninangira ibujye no kwitera ipasi tureke n'ibyo ngibyo amakariso yambara agiye mu mihango ndeba ndimo ndafura amakariso ariho amaraso atarayanjye cego Isiko mbona uriya mugore akiri akana gatoya ibyo ngibyo bimuzi imyenda y'imbere katari imyenda ibigoye gufura nta kintu na kimwe nyine ashoboye byose nijye bikora ariko akazi nta kibazo nyine pe akazi nta kintu kantwaye kuba nagakorana nagakora neza none wenda reka mubaze umuntu ufite ama makeup n'ibiki cyangwa uba wisha akazi wishyize ayo ma makeup wagiye kureba abasore izina ry'Imana yo mu ijuru ntabwo natinyuka ibyo biba byavuye here ibi ngibi ni mabuje wabingure nimba ari mu buryo kugira ngo andeshye araza ati dore meni nakuguriye utuntu two kwisiga ku munwa no ku maso kugira ngo ubure umukozi usa neza kuko nako turi abantu basirimu akaba ari hahera ankoresha mu bugoryi bwose cyo njyewe buno buzima ndaburambiwe ibintu birambaje ku buryo nibitaza gukemuka ntabwo hano ari waba akazi konyine ma umuntu yagushakira n'akandi kazi none katiri nako mu rugo ukajya gukora akandi kazi kameze neza wene je naravugaga ngo igihe ukize Kigali uhereye ahangaha ukabona udufaranga duke araguhemba se baye ceko nubwo amebe 2020 ntabwo aribyo byagatumye ansuzugura kuri no myenda ye y'imbere none se mabuja aha niho umereye aya mafaranga yose oya nta kibazo n'igihe kibazo ndabona atari kure ubona ugira ikibazo ugenda cyose cy'amafaranga mba mfite nta kibazo cy'amafaranga mba mfite amafaranga ni nk'inda ku mutindi kuri njyewe aha ibi ntabwo uzi ko aya mafaranga kuva mu gitondo narayabona kandi nahereye mu gitondo nikaraga imihanda yose none yanyishyuriye kuri uru rugendo gusa ega ntabwo ndi nkawe mwirirwa mwirukanka kuri rino zuba njyewe amafaranga nta kibazo cy'imba mfite nkawe babiri mu gitondo unyonga impyiko zakwishe ntabwo ndi umunyonzi nawe iyo utwara inuza moto utwara moto ni umumotari nyine ni umumotari ariko nyine uba wananiwe utwara unanirwa njyewe rero amafaranga ndayafite none se wazandangiye nko kuri ako kazi ukora nanjye nkareba ko nava mu kimotari nanjye ngiboneye ntabwo washobora nose motaka nkubaza ko mbona usa neza uri umuhungu mwiza uri ku cyangwe ukaba utwara moto isa nabi cyane nubwo ndabona undi mumotari utwara moto isa nk'iyawe isa gutya ko se mabuja iyi moto buriya isa nabi cyane isa nabi reba abandi baba batwaye moto zisa neza ubu se ubu ko unanirwa kuyoza ako mabuja nawe uri gusesereza none se waneze utambona oya ntabwo ari ibyo byoza moto yawe iyi moto nta nubwo ibisa nabi ariko none se ubu wavuga urakorera mu mihanda ya kaburimbo gusa ntabwo urajya mu gitaka ayo mafaranga wayabona hari n'abandi riga batwara moto batari nabo bagenda ku moto nziza kandi bagenda mu gitaka niyi nyine nyuzaho nkayihanagura ariko nyine urumva ayo masaha nta kuntu yabitanze jya ugerageza woze moto yawe abagenzi ubatware bishimye sibyo dore ubusa neza uri ku cyangwe ahantu hose uri gusa neza ugerageza nawe woze moto yawe rwose nose mabuja nagutwaye nabi koko ntabwo wantwaye nabi ariko moto yawe irasa nabi pe muri iki diviziyo turimo dukwiye gutwara ibintu bisa neza nawe usa neza pe ariko moto yawe isa nabi pe ntabwo isa nabi cyane oya isa nabi ntabwo nta nubwo rero nayibonye ibyo woza pe none se waneze utambona abandi bamotari bose bari bahari akaba ari njye uza kureba wasaga neza ntabwo nabonye moto yawe ahubwo nyibonye ngeze aha ngaha mabuja aka kazi ni danje pe none se mabuja urabona njye ibintu aba ari danje ibiceri biba byabuze wamfashije ukama nk'uduhumbi 20 n'ubundi ko wamfashije ukama nk'uduhumbi 20
Okay, njye nta kibazo cy'amafaranga kuko nta kibazo cy'amafaranga mfite ahubwo nari njye kuguha 10 sibyo kubera ko nyine mfite utundi tuntu twinshi two gukora njye kuguha 10 nta kibazo urumva impamvu nyagusabye nabuze amafaranga yo kwishyura inzu yari yambanye make naburagaho nk'ibihumbi 20 umfashije oya reka ngwemo 10 sibyo ugigendere gufashe nago kanya nabizi ko nayaguha ariko akanya wapi reka mbe ngo 10 none nzaba tuzagera ngambwira nasema buje n'ubundi ko yama wakiriye ove kushira 10 smeshe ariko se ntago nayanga kandi nabura bukoze cyane yaje si wayibonye sawa urakoze sasubira ariko ubu nsigenda nimero yawe aya nari sawa soje nabizi nta kintu na kimwe abiziho isi ibintu bikoze kangahe ku buryo udashobora no kugeza soje ngo umubwire ibintu bikubangamira ikibazo gikemuka ari uko wakivuze ariko urabona njye ndi ikigori cyo kujya kuvuga ngo umugore wawe agufurisha amakariso yiwe nese kuko nta mugabo numva ko wakishimira kubona amabokisa yiwe arimo arafurwa n'umukozi nose banyirukanye numva najyaje gusina koko ntabwo akazi kabuze mwa gusubira mu cyaro kuko abakozi mutajya mumenya aho mugomba kugarukira mukamenya n'uburenganzira bwanyu ntabwo akazi kabuze ku buryo bakwirukaniye ngo nuko utavuze box zasohuje n'amakariso bagiye mu mihango ushobora gushaka kandi kazi kandi ikindi uva ku kazi hari akandi kagutegereje nose nkora iki cyore ndaza kubyigiramo ndaza kuza kumenya umwanzuro niba tugomba gushaka kandi kazi cyangwa niba ibintu byose biri buze gukemuka ikindi kandi bakakungiza n'amafaranga uko ibi byose uri gukora wakabaye warabihembera cyeko nawe wanyifite kumvana ko nawe wanzanye hano njye ntabwo nashobora kwigira ibiboro biramba ese ubundi kuki utabyanze umukani ubyanga akora icyo ashaka kandi iyo amenye amazi akanamufite indobo mu mutwe ibintu biraka nigende ibintu uko birambabaye ngiye kuza kubyigaho nakundi nyine sinabizi beza neza se mere kwisi ugende njye mu kandi kazi beza tese mukobwa neza nta kibazo mfite yashimye Imana ego barishimye badusoye naje kureba nyine kamwe n'umukozi manara wahe naza kureba ko ari kwitwara neza neza cyane ahubwo mbonere nyine ari kwitwara gute mu kazi ni neza si byigire ko ari utuntu twagiye tumucanga ariko nyine ni iby'abakozi nyine ntabwo byahuye abakozi abataramenyera gusa usanze nari ndi kugenda naje kare tuganiraho ko atari ku ntera zitari zo mu cyaro iwacu ubwo nyine kuzumva nabwo ukuntu ameze usanze nari ndi kugenda nzihakana okay nta kibazo ngo tuzasubira sawa 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 urakoze nawe Beste se shidi. Ukata amasho. Umva se ndashaka hari turudebera. Reka utuntu ku muhanda. Ndakugura n'amavuta barambwiye ngo ni meza umva. Uburaye nsanzwe ngurira nimba ari meza ndebera shidi. Aya mavuta umva yarambwiye ngo arakora cyane. Vaseline dore mbere no kugutuza ku makeup akakanyu karahenda he ibintu byarahenze none akangaka akakoroshya intoki ahantu hose none aka ni akayiponji ukoresha ugira gutya shamva ntabwo byari byoroshye ariko ndabona mbizanye ariko aya mavuta yo barambwiye ngo ni meza cyane aya mavuta yo agira n'uruhu rwiza cyane umva aya mavuta yaguze 250 umva arahenze bana yanjye naye ndahebye kugira ngo nsinise ese ko nabonye amakariso utayasoje
amavuta yamenze ntabwo izumbi 250 ntabwo byari byoroshye siko mbona ndi kukubwira utishimye abaye iki ko wahinduye isura byemeze neza cyane uko naguhaye kupfurira amakariso mbahubwire rero ngiye kukwirukana nakoze iki mawuja ngiye kukwirukana wowe guhereza ibintu usubikore nk'uko nabikubwiye ubwire n'ibyo mvuye kugura ntukabona ngo byishime ngiye kukwirukana pe oya subira iwanyu ujye guhinga kuko ndabona ari byo bikubereye kuba nananiwe kumesa amakariso kimwe cyo gituma nyirukana no kwirukana se nose basi ndaza kuyamesa nayatumbitse ndaza kuyamesa nimugoroba araba amazi iminsi gaye ndakwirukanye mbabarira ese urimo kuvuga utandeba iki urimo kuvuga utandeba ndagiye kumwirukana uramwirukanira iki ntabwo ari gukora akazi kamuzanye hano kandi ko nari mu mirimo bwo kugufurira amakariso na bukisi z'umugabo wanjye bukisi zanjye yego bukisi zanjye yego usigaye umukozi akaba ari zufura dusera ikibazo shiri hari ikibazo uri ikigoryi ufite ubwenge bibi na kibazo zibaho ngaho ntugire kuvuga gahunda mwene wawe ibi nawe Rana sera ikibazo kumuhereza hasi urimo kuvuga iki nta soni ufite nta soni biguteye Rana nuko kimeze n'ubwo wabaye umugore mbabarira ibintu wikoraga uri mu rugo n'ubu na hano mu rugo rwawe uracyabyikorera umukozi wawe niwe usigaye gufurira amakariso reka ndavuga nawe ukavuga nta soni ufite umukozi wawe emera ibyo bintu urabikora nawe Meri haguruka genda fata ibyo bintu genda muranyirukanye oya fata ibyo bintu ugiye kwikorera akazi kawe ajya ufata akazi ujye ugenda ukomereza akazi kawe atahajyayo arataha ntabwo ugiye mushaka muranyirukanye oya fata ajya gukomeza akazi kawe genda kwanza garuka hano gatera nawe wagiye ureka kugira ibintu ngiye kugusaba ngo saba Emeline imbabazi njyewe Rana sayo Emeline imbabazi umukozi njyewe waba ugiye no kunsuzuguza ahubwo warisuzuguje niba umukozi wawe usigaye gute amakariso njyewe my god nutamusaba imbabazi ubu ni mukuru wawe muratahana ntazo musaba ni ukuri ntazo musaba do ntabura urimbwa ntazo musaba yewe musaba imbabazi nta kibazo ntabwo ari ngombwa ko oya hano ni mu rugo rwanjye sabura mukozi imbabazi sheri ntazo musabye ntazo ndi bumusabye atahe nta nubwo ngimukeneye bose niba mubwiye kumese nta kibazo genda uzinga ibintu byawe ugende naho iki ntabwo uci bugufi imbere y'umugabo wumva ko uri gusuzugura umugabo n'umukozi ari kukumva basi mureke gutongana saba imbabazi si ubwo urumva nta kimwaro biguteye saba imbabazi nambabaye ariko njye nta kosa mfite saba imbabazi neza nambabaye nta kosa mfite saba imbabazi neza saba imbabazi neza kandi nongeye kunsokurisha nusijya mbabaye ntabwo nzongera ukoze niko basaba imbabazi njyewe ndi umugabo nakabaye nagupfukamishije hasi nta soni ibintu byose wari wabigize mu rugo na hano warabizanye rega nambabaye rero ntabwo nzongera Meri genda Haguruka murugo isigaho bigera ngiye na boxe zanjye ukazifurisha ukoze umukozi ngazifura Chese yo kunsuzugura oya zibaho ngaho isigaho bigeze ugafata boxe zanjye ngo nambara ukazifurisha umukozi isi bebe mva mu kazi naniwe rusurgi laza mfite utuntu twinshi twakora utibagiwe kurya se nk'amakristo nta kibazo kwiyambisa hari ibintu birenze reka nkubwire ni ukuri uri umugore w'amabere abiri umaze kubaka urugo ntabwo niyumvisha ukuntu wakabaye ukikora ibintu harya ngo uri bucura se mu rugo bibamo
wari wamenyereye kumwe mu rugo rwawe wayandaritse haranatoragura ahantu hose n'ubu rero nuko cyangwa n'ubundi yirwa nyanyagire no muri salo si wagira ukakubwira nabi mba ngugira inama okay ibintu ntabwo ibintu ntizabyongera n'ubwo akora ibintu bikorera ukuntu butsuzuguje umukozi warisuzuguje wisuzuguje ntuzongere rwogera ushaka kuba nazaza bitese navuye iwawe ariko tu niwe uvuye niwe nari negereje ubu ngubu navuyeyo mvugana n'uwo mvugana nawe ariko nayo nari negereje Merina arimo kumenyera Merina ari kumenyera ariko ese mani ujya umenya ibibazo byose Merina agira ku buryo ubasha no kubihandoringa ukabikemura Merina se ko mamona nta kibazo afite aba ari kumwe na madamu nta kibazo na kimwe mamona bafite okay none se aba yari kumwe na madamu akaba aribwo afite ikibazo noneho kurushaho mani rega rimwe na rimwe yego pe abantu bahuze bawugiye mu kazi bawugiye mu bintu byinshi ariko byakabaye byiza mukora check up y'abakozi banyu wite ngo ngare kumwe ngo na madamu wenda se ntibari kumwe umve ko ibintu byose ari amahoro buriya abakozi ntabwo bavuga ibintu byose kuri ba boss babo mwana babisaba buri boss wita ku bintu wikorera check up ubibone ngende kubikubwira gutya nk'umuntu w'inshuti n'umukozi nabazaniye twakuriye hamwe mu cyaro kimwe urumva kameme agomba kumbwira ibintu byose umukozi wawe ntabwo yishimye mwana kuva ryari umukozi wawe ari ugomba gufura amakariso yawe n'aya madamu wawe wakwizera gute ko nyine amakariso yawe n'aya madamu afurwa n'umukozi Jesus igitanda cyawe uraraho nk'umugabo gisaswa n'umukozi niko Merina yakubwiye ntabwo yabimbwiye nabyiboneye mwana naje kumureba ari mu gitondo nsanga nibyo arimo banza kugira ngo nibyo ari gufura afite agahinda kenshi umugore wawe yamufasha aramukubita amumenaho amazi atose umubiri wose ari gufura n'ibyo binagazi unarambwira ngo si ibyo gusa akora mubajije niba ubizi avuga ko kameme ntabizi kubera ko atatinyuka kubikubwira atinya kubura akazi kiwe niba ibyo ngibyo byo mukoresha umukozi nabahaye namwisubiza hari abandi bantu baba bakeneye abakozi musaza wabyumvisha vuba mbisha uriya mukobwa agejeje ibintu byambabaje mwana niyo mpamvu guhera mu gitondo nagarukaga nkasanga nturaza nkongera nkahagarara hano kubw'aya masangiza amahirwe ndagufatishije nicyo kintu nshaka kurara nkubwiye kugira ngo next time biriya bibaye bidakemutse twamwisubiza mwana mugashaka undi wenda uzabibakorera ibyo ngibyo byose kubera ko mbyemereza agaciro ikiremwa muntu ni umukozi ariko hari ibyo umukozi akora n'ibyo umugore wawe yakabaye akora ndakeka kandi nawe tubyumva kimwe okay nanjye rero ntabwo ndi bubure kukubwira yuko madamu ibyo bintu twabivuganyeho sibyo ibintu twabivuganyeho uko ndeba hano twavuye mu rugo tumukebuye njyewe uyu ni mukuru we twavuye mu rugo tumukebuye kandi twamweretse yuko ibyo bintu ntabyo agomba kongera gukora nari nagenze mu rugo kare nsanga arimo gutonganya Merina numva arimo gushaka no kumwirukana ariko baka kanya yamusabye imbabazi natekereje yuko n'ibyo ngibyo ntabwo nzi yuko wasanze arimo kubikora ariko nasanze
nawe nabyiboneye. Okay. Sibyo? Rero ntugire ikibazo. Iyo ikintu nashakaga cyonyine kurara nkumenyesheje ni uko ibyo bintu atari ibintu byo gukorwa n'umukozi wo mu rugo, kandi nk'umuntu wamuguhaye agomba no kumumenya. Okay. Kandi nyine urakoze. Ndamikomereza nizere ko Yabaye next time nzaza kumureba yishimye. yabaye muzima. Yabaye muzima. Sibyo? So bamugamagariye akaza akakubwira ko bamusabye imbabazi. So the decision is yours. Okay, nta kibazo. Nawe reba ahantu bigeze. Sibyo? Ahantu bigeze. Ariko buriya nizere yuko nyine yumvishe. Sibyo?